uwankubise n'umudamu wanjye hagataho dufitanye umwana umwe nta rwango twari dufitanye kandi na n'ubu nta ruhari so ari uwafotoye nta rwango nari mfitanye nawe ariko turaziranye wafotoye ubu muraziranye turaziranye kuko amafaranga 150 yatuma usenya urugo kuko uyu munsi dushobora kugabana ejo umwana wacu akazasanga ari muri mu muhanda ari kugenda asabiriza kandi twari dufite ibyo gutunga umwana wacu umunsi dushobora gusenya nibyo ejo ukazampamagara ngo ngoze ibyo gutunga umwana kandi twarashenye ku mugaragaro twari dufite uburyo bwo kumutunga tuvuga ati ibintu ni 5 abantu barambwira ngo nsenye batazi kosa nakoze just urabishaka tubikore yararize yakumva bitabwo ntabwo byakunda pe nagajya nkubita yego ajya nkubita kumva numva nta kintu twahuramo twarwaniramo ko ntabwo dukorana amafaranga nkorera abayazi rimwe na rimwe aca kuri akawunti ye so nta kindi kintu twahuriramo dushobora nta kintu twashwaniramo. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu Kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganya na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Nk'ibisanzwe rero tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'inyigisho, ibiganiro n'ibindi, updates, amakuru n'ibindi bigiye bitandukanye byose. Muri kubibona rero imbere ya kamera zacu dufiteho umutumirwa, tugiye gutangira tumuha ikaze. Muraho neza? Muraho. Umeze neza? Meze neza. Umwaka mushya nibwo duhuye kuva umwaka watangira kuri twese. Abantu tugiye kuganira batakuzi twababwira ko umuntu tugiye kuganira ari inde, uratubwira amazina yawe ndetse unatubwire uhuriwe muri rusange. Nitwa Damascene Twagirimana. Muzima busanzwe ndi umushefu ari ku izina imwe nkuriye muri Kanombe. Uri umushefu, gwivuze umushefu niba abantu bashinzwe ibintu by'imirire mu mahoteli amaresitora bashinzwe nyine imitekere batumenyera ko ibintu bimeze neza. Yego. Ubwo icyo uvuze ati kisi kimeze neza barabanza bagategereza ijambo ryawe. Yego. Umuntu udasanzwe. Umeze neza? Meze neza. Umuntu rero uri kukubona wambwira ko Damascene mu busanzwe ari umuntu umeze utumuntu ni wamusobanura gute? Wamusobanura gute umuntu utakuzi kugira ngo amenye ngo uyu muntu n'uyu muntu? Damascene rero mureba ubu ngubu ni umuntu uhesha amahoro muri buri kimwe. Uhesha amahoro. Yego. Ubwo amahoro muragendana cyane ambamo. Hari impamvu tugiye kuganira, n'impamvu twagutumiye. Abantu benshi ntabwo basanzwe bakubona mu ruganda rw'imyidagaduro, ntibakuzi muri social media muri rusange, ariko mu minsi mikeya imbuga nkoranyambaga ubu niwe uzihariye muri make niba ariko nabyita. Nawe makuru urayafite cyangwa ningiye gusa byagezeho? Ndayafite, ndayabonye. Ubwo yafite ni byiza tugiye kuganira abantu wenda babashe kumenya ngo tugiye kuganira kuki. Ariko nanone uburinganire ku muryango we ni ikintu wumva gute? Ni ikintu wasobanurira gute umuntu ukurikije uko ubyumva wowe? Uburinganire mu muryango uko mbyumva ku giti cyanjye numva ari gufatanya muri byose.
aho bitashoboka mukuzuzanya, icyo udashoboye mugenzi wawe akagufasha, mukagera ku gisubizo cy'ikibazo mwibaza. Okay. Kera iyo bavugaga ngo impamvu ngo bashyizeho uburinganire, nanjye nkurikije ko nabyumvaga ngo hari ukuntu ngo nk'abagabo bavugaga ngo nibo barya inyama z'ihene bonyine, nta mugore ngo urya inyama y'ihene, ngiyo yayiriye ngamera ubwanwa, sinzi n'ibyo bintu nawe ujya ubyumva ibya kera, ndetse n'ibindi byatumaga hari imirimo imwe n'imwe umugabo adakora, umugore ari aho ngaho bikabasaba ko umugore ari we uyikora mu gihe umugabo ahari, bigavuga ko ubu ngubu uburinganire cyangwa se gutuma uburinganire bubaho kuzuzanya, bigatuma inshingano z'umugore n'umugabo ubu zingana cyane ko umwe yafata 50-50. Ariko nawe niba ubyumva uko nguko cyangwa se wumva ko ari ukuzuzanya muri buri kimwe, nabyo ni byiza. Hanyuma ntabwo ndi buze gutinda, ndaza kubita mbangura. Mu minsi yashize twabonye video yawe, nk'iminsi nk'ibiri ishize twabonye video yawe uri gukubitwa n'umugore wawe. Abantu baravuga bati umugore yaguhohoteye. Ese muri make byagenze bite kugira ngo wisange uri gukubitwa n'umugore wawe ku karubanda? Noneho ari mu rugo mu cyumba wenda nta wamenye uko byagenze, ariko noneho ku karubanda abantu bose babibona, n'abashinzwe umutekano bahagaze, nyine wisanga byagenze bite? Duhemo muri make duciremo. Biriya bintu rero byago ntawe bitegura, kuko iyo Satani yagenderera urugo rwawe byanga bikunda ibibazo bizamo. Icyo mpamya cyo ntabwo byari plan ngo ndi burare nkubiswe nta na foto. Byose byabaye mu kanya gato, nta wabipanze nta n'uwabiteguye, ko naragaragaye mu mashusho 99% nta ruhare nabigizemo, ike nitaye mu 100% ndugiramo. Kireze kuri icyo wabikoze nta rwango dufitanye, nta n'urwari ruhari. Uwagushutinze, uwagufasha amafoto cyangwa uwo wagukubitaga? Uwankubise n'umudamu wanjye hagataho dufitanye umwana umwe, nta rwango twari dufitanye kandi na n'ubu nta ruhari. So ari uwafotoye nta rwango nari mfitanye nawe, ariko turaziranye. Wafotoye ubu muraziranye? Turaziranye, ariko ntabwo uwo munsi twigeze tunavugana. Kirenze kuri icyo rero nakiriye ubutumwa bwinshi bushobora kumbwira uti senya urugo. Inshuti zimwe nabyumva nkavuga ati izi inshuti nibyo, reka ndusenya agahandi gato, kandi nkahita mbana nise ninsenya urugo, ibintu mumaze gukorera imyaka 5 byose bigahinduka imfabusa ngendeye ku nshuti, yaba nungutse iki? Guti mu masegonda make cyane ndavuga ati nta mugabo bitabaho, kuko nta bucuru undi umuruho. Kirenze kuri icyo no gucyura umuryango tukajya mu rugo, bitagenze neza street yende neza mu rugo. Tugeze mu rugo nta ntambara yagize ibaho, nta n'iki. Cyakurikiyeho ko ari ugutekera umwana, kagomba kurara ariye byanga bikunda. Umwana ararya, turaryama, ariko ubwo ntawavuganaga n'undi, twagombaga kuryama byanga bikunda. Mu gitondo yego saa 2:30 numva umuntu arakomanze ni ibintu tubonye. Funguye telefone ndebye mbona ndi public. Vuga tubyanga bikunda byabaye, ariko nta wabiteguye. Vuga ubwo nyine Imana niyo nkuru. Mu minota mike cyane numva mu rugo barampamagaye, nibi n'ibiki, tuko mwayibonye niko nayibonye, nta ruhare twabigizemo. Habayeho ikosa rimwe ntabwo ryatuma umuntu ajya ku karubanda gutya. Ariko ndavuga ati nimuhumure, nabyakiriye. Nambwa ati turagukomeje, kirenze kuri icyo turabasengera, ese n'iki cyabaye mwanyweye? Hagataho ndavuga ati nandi no mu minsi yo kutanywa inzoga, ari ukuntu njya niha umwanya nkumva ntashaka kunywa inzoga. Kwenza kuba nanyweye inzoga hariya ntabwo nari kuhava. Ubwo abantu bakakomeza bampamagara bambwira ati dukore gutya, mwana ibyo mumbwira ntabwo byo nshaka gukora.
mfite ibyo nashyize imbere, nimba nshaka kubaka umuryango nshaka kubaka umuryango. Kambwira uti ko wahohotewe, ndavuga ati biriya kuba byabaye nta nzara yandiye ntaki, kuba yagaragaye avuga amagambo mabi umubyeyi wanjye yarayumvise yifata mu maso, ariko aravuga uti ndabasengera abana banjye, sinkeneye ko musenya kugira ngo musenye. mbwira uti mwana wanjye wihangane, nabo ntabwo ndakubita umugabo, ariko wenda umugabo yarankubise, yankubise zirenze izo umugore yagukubise, tuzoshikame nugenda ku bitekerezo by'abantu urubaka. Yego. Gusa ubu icyo nabwira abantu kimwe, tumeze neza, turera ku isahani imwe, tunywesha igikombe kimwe bibaye ngombwa. Ndetse navuga ko habayeho ikintu cy'ubutwari, nta butwari bwabayeho, umutima ukomeyeho nari nkufite kandi ngira ukwihangana. Ubwo nasezeraga kubana n'abasore, uvuga uti nashaka umugore, mvuga ko nyine hari urugamba nzahangana narwo, ubwo nimba n'uru rurimo simbizi, aho ntitwaye neza muri sosiyete bambabarire. Gusa icyo nshyize imbere, icyo nshyize imbere ni ukubaka umuryango, sinateganya gusenya. Yego. Ariko wenda tutarageraho, hari umuntu aramutse abyumvishe ashobora kwibaza ko wenda umugore nyine ibyo yakoze nta muntu wabyigeze abishima, even natwe ntabwo twabishimye, kandi nawe tuganira twumvishe ko yarumenye uruhare rwe. Ariko kuri wowe wavuze uti amakosa nawe hari uruhare wayagizemo. Duciremo gato kugira ngo umuntu yumve koko ntabwo turi guca urubanza, kugira ngo wenda tuvuge ngo tugiye kugucira urubanza cyangwa ibiki, kuko buri ikintu yari cyiza umuntu aragishima, ariko n'ikibi umuntu akakinenga. Muri make amakosa w'uruhare rwawe wemera muri ayo makosa yatuma uvuga ngo nanjye hari amakosa nabigizemo ko nawe urabyivugiye, ni uruhe ruhare rwawe muri sosiyete? Rero buriya ushobora kuva kubana n'abasore ariko mukomeza kugendana. Yego. Anytime kumva umwe hari icyo yakoze gitanga umusaruro, kumva ko nawe ugikoze byakunda, ariko ukibagirwa ko ingendo yondi ivuna, sibyo? Ushobora kuba ufite plan yo kuvuga ngo mu myaka 3 nzagura ikibanza, undi mugenzi wawe agahita akubwira uburyo cyakiguze atanakoraga kukurusha, kwibaza ngo byagenze ute, yakugira inama y'ibyo byagenze, ukakeka ko ibyo bintu bishoboka. Yego cyane. Icyo kintu kimwe ushobora kukigenderaho ari inama ishobora kugugeza kuri cya kintu, cyangwa se ntutekereze ko ugomba, hari ikintu bagita bavuga ngo kina mu rugero, wenda nk'ibijyanye n'imikino y'amahirwe, sinzi nimba ubizi. Ndabizi. Udakinnye mu rugero rimwe na rimwe ushobora kwisanga muri high risk, kandi byagiye ntibigaruka. So nshobora kuba wenda naratandukiraho gato, bagirwa ko ndi umubyeyi, nkaba nakora short mistake, nkaba nafata bimwe muri bije dufite, ntibikore bije, nkabijyana mu kindi kintu, wenda bya bindi byo kuvuga ngo umuntu akire vuba, kaza kurangira bibaye rose. Jatse bamwe mu bakugiriye iyo nama iyo babonye wahombye, bo ba mbere baba abahuruza umuryango wawe, babubwira ngo bimeze gutya, wamenye ibyabaye. Mbonye umugabo wawe ari avuye mu nzu ikorerwamo imikino y'imyidagaduro, ariko avuyeyo mbonye ataje mu rugo, ajyanye n'abandi bantu he mu kabari. Yego. Icyo gihe ngewe nayisohotsemo already, ninjye wivuga, make nari mfite yarahasigaye, ayo mafaranga nari nsigaranye yo kunywesha inzoga. Ubwo mu kanya gato cyane wafashe amafaranga bajyana muri iyo mikino y'amahirwe. Ugezeyo ukurikije inama bakugiriye ati tujye kugerageza natwe dukire vuba, biranga. Bimaze kwanga avuga ati nudusigaye reka ntujyane mu kabari. Natwo yari yashize. Twari twashiriye mu mikino y'amahirwe. Mu kabari se wajyanye yiki? Ntabwo nari ndi muri mude yo kunywa inzoga, nanyweye panashimwe nayo niyo bari banguriye. Nayo numva ntimanuka bitewe n'uburyo numva mfite ikimwaro n'isoni. Umwanya muto mbona umugore arahageze, bamuhamagaye,
cyari gikurikiyeho ni ugukura umugore tukajyana mu rugo ko n'ubundi numvaga mfite isoni zo kujyayo. Okay, akabi gasekwa nk'akeza uranyihangana niza gucishamo gutyo ntago wenda bisekeje, ariko nkurikije story kuntu yivuze ati wanyweye panache muri icyo gihe rero uri mu kabari ufite panache utekereza ko amafaranga ese ubundi amafaranga yarahiye nangaye cyangwa se ayo wari ushyizeho nangaye? 150. Wari ushyizeho 150? Yego. Uri kuya betting? Yego. Uri gushyiraho rero wumva gushakamo nkangaye? Hari ukuntu ushyiraho 50 ukashakaho bya gatatu akabigita. Ibyo bintu bishobora gukunda nka rimwe mu masaha 3. So ubwo rero ushyize risenkani abarahiye nta nubwo byageze muri rimwe. Ushyiraho n'andi nabwo bigenda uko ushyiraho n'andi cyose bihita birangira uko nyine numva ndafata credit aho ntafite banka tubigenza gute. Ubona gisigaye ni ukugenda mu kanya nka 5 ubundi numvaga ndi bubimubwire nk'ejo bundi agiye kuyareba warebye aho yari ari akona ntayahari. Biza gusanga bamwe mu nshuti zanjye bamuhamagara mwani ibintu bimeze gutya. Inkwanga inshuti zawe zaguciyemo n'undi ziramubwira ati amafaranga yayakoresheje ibi. Yego. Ubwo aho ngaho isomo twakuramo zo kugira inshuti ibwizo byanga bikundigiza inshuti ntago nazo ari inshuti nziza. Ari nziza. Inkwanga ubu bari bazi ibiri kukubaho kandi nabo bakugiriye iyo nama. Mugezeyo bibaye bahita banahamagara umugore wawe. Yego. Aho rero ukiraho isomo wakuyemo aho ngaho niri? Isomo rimwe nakuyemo n'ubundi nubwo ntago navuga cyane ngo baranshutse kuko ndi mukuru. Ntago banshutse ko nagendeye ku nama zabo. Ibyo niteze sinabibona. Kandi ikindi ngomba gutunga umuryango byanga bikunda. Kireze kuri icyo rero isomo rimwe mu buzima ntago imikino y'amahirwe ari sawa. Ntago imikino y'amahirwe ari sawa. Zonza kuba nkuko navuye mu rugo ngiye mu kazi sinkate muri iriya nzu umunsi sinakoze akazi kwanza. Kazi sinagakoze nako kazi bambaza busenti. Nangije rimwe na rimwe nyine n'abakoresha ntibyagenda neza bagomba kunyuzamo akandi kantu kugira ngo bagwereze pay attention. Anytime umenye ngo kugira ngo ukine n'akazi wakina n'umushahara nkuko nabikoze ariko nabyo si ngombwa ku bantu bubatse. Kadusubire kuri iki kintu cy'imikino y'amahirwe bakunda kubwira abantu benshi bati mukine mu rugero. Ubundi kuva watangira gukinaho hari umunsi byizo wakuyemo ikintu ukavuga uti iki kintu wenda kiranshutse cyangwa se kinteye motivation yo gusubirayo nongere mbikore? Nta kintu ndakuramo abe na shikarete. Ubu bazi ibyo washyizemo urugero ujye kuvuga uti wenda nashyizemo ibi ngibi. Nta be na shikarete ndayikuramo ngewe ariko nashyizeho full stop kuko mbere yuko wenda ugira icyo ukuramo iyo uri kubara ukavuga uti byibuze nashyizemo ibi usanga ari nk'ibingana gute washyizemo? Wenda wavuga ni nk'iryo 150 cyangwa se 200 bitewe no kutekereza igihe cyose washyiriyeho. Amafaranga amaze gushyira muri biriya bintu ntago namenye umubare ni menshi. Ko kimwe ushobora gusanga kimwe cya kabiri cy'ibyo nakoreye ariho nagishyize. Iki cy'ibyo wakoreye kimwe cya kabiri cy'ibyo wakoreye? Yego. Ugira ubutumwa uhereza abantu rero bakibirimo nawe urumva byanga bikunda ntago harashira iminsi icyo twakwifuza no kwenda wajya ukina mu rugero uramutse wawe urimo ukina ariko ni ubutumwa wahereza abantu bari kubikora bari kubikina. Jambo rimwe nabwira umuntu ukina imikino y'amahirwe ni ukujyanayo ibyasagutse bibaye ngombwa. Bya bindi wasaguye igihe cyose amaze gukora ibyawe ukumva biranze wajyana ibyasagutse ariko ikiza kurushaho ntiwakwiye kujyayo. Niryo somo rye wakuyemo. Yego. Ubu si uri kubitekereza wumva uteganya nko gusubirayo ryari? Ntabwo byakunda ntabwo nzasubirayo. Ubu ntabwo uzongera kubona amafaranga ugahita uvuga uti wenda si uko bikiri kuba? Ntabwo nzongera kubikora. Amakonti narayafunze nakoreshaga. Reka tugana ku musozo ntabwo turi butware iminota myinshi kuko twashakaga kumenya se ni iki cyatumye umugabo akubitwa umugore amukubita amubwira amagambo nyine nk'ariya byagaragaragamo muri sosiyete. Abantu muri komenti bazaga bavuga bati abagabo murahohoterwa ariko ntabwo mujya mubivuga, ndetse n'ababonye uri gukubitwa baravugaga bati impamvu atamusubije nuko wenda ari ukugira ngo utamukoraho ugafungwa. Ariko se muri rusange
umugore wawe ni umuntu mubanye mute noneho nk'umuntu wabiboneye hariya ubu ngubu wamubwiye ko ari umuntu mubanye mute? ubu umuntu watubona tumaranye imyaka 5 dufite umwana umwe w'amezi 10 ubu tuvugana tubanye neza arakora nanjye ndakora ntawe ubangamira undi mu bundi buryo kuko iyo nshoje akazi nijye nkasoza mbere ko saa sita mba ngashoje munyura ku kazi tugataha ku munsi ntabwo nigeze manyurana nubwo nakoze yego nawe yakoze ubwo iyo bwabaga arashakisha amenya aho ndi avuga ati reka njye kureba umuntu ndamusanga mu bantu bameze gute already yaza gusanga nda ahantu bari gusenga ntibyari ko ntibyansanze street kandi bari basinze ushobora kuba yaramfashe mu ishusho y'abandi bahari ariko uwo munsi n'undi mutima wanjye ntabwo wari uri hafi pe. hanyuma uravuze n'undi mutima wawe ntabwo wari uri hafi. hari abantu bahise bavuga bati mwa bagabo mwe dore impamvu duba tubabwira ngo nimushaka ntimugashaka abagore. ushingiye ku kuntu uwo mubanye n'ukuntu n'iriya situwasiyo wagiriye ihe nama abagabo cyangwa se abasore bifuza gushaka urugo? gushaka urugo ntabwo ari uguhubuka. ushaka gushaka ashaka kuvuga uti niba umuntu dukundanye imyaka 5 already buri wese abazi ikosa ry'undi aho washaka ariko utazagenda ngo ejo ngo uhure n'umukobwa kwa mbere kwa kabiri mushakane cyonzi cyo ngo hari ibintu byinshi mutazahuriramo ntazamenya ngo unywa inzoga muhuye mu minsi 2 rimwe na rimwe ushaka kuba mu cyumweru kimwe mwahuye waramubeshye usanga aramubwiye ngo nta nzoga yahamara iminsi biragasanga uri umusinzi urugero ukaba wamubwira uti ndasenga ndakijijwe ntagira agasanga itabi n'urumogi. yego rero ubwo ngewe inama ntabwo uri umuntu ushaka gushaka nabanze amenye ngo umuntu bagiye gushakana ameze ati bamanye igihe kingana iki buriya n'uburambe mu rukundo rugira motivasiyo. muri make ntiwababuza gushaka ariko wababwira bakabanza bakigana. ntabwo wabuze umuntu gushaka kuko byanga bikunda ugomba kubikora ariko ukabanza ukamenya ngo ibintu ngiyemo mbimazemo igihe kingana iki. niba umuntu mufitanye relationship y'imyaka 5 hagati byanga bikunda mama mufite ibintu mwapfuye mukundana ukaba mufite buri mwese ubwo tuni mutwara gutyo bizagenda gutyo. abantu hari ibibazo mbaza umuntu akumva nta burenganzira afite bwo uburenganzira bwose ntabwo akareka akumva nyine nta gashaka kugira icyo abivugaho. niyo yumva afite icyo ashaka kubivugaho nabwo yakivuga nta kibazo kuko ntabwo tuba turi bugutegeke kugira ibyo usubiza. urisubiriza bijyanye n'uko wenda wumva ubuzima bwawe n'uko ushaka kujya muri private yabwo. ariko se ubundi umugore wawe cyane cyane ko ari nkawe wagaragaye kwenda wahohoterwaga bikurikije ko sosiyete yabifashe ubundi ni iki kintu ukundira umugore wawe? umugore wanjye azi gukora. icyo ni kimwe wenda nka 3. icya kabiri umugore wanjye mukundira uyu mwana dufitanye. uyu mwana mukundira mama we kuko niwe mukesha twamaranye imyaka 5 tutarabyara sibyo. ubu uyu mwana afite amezi 5 amezi 10 kuko yavutse mu kwa 4. ubwo rero icya gatatu ubundi ubusanzwe ntabwo ajya mvuna mu mutwe pe ndisanzura uko nshaka nabyuka saa 8 ayino nabyuka mu gitondo ayino ntabwo ajya ntoteza nta n'ibintu bibi pe ariko ndamwubaha kandi nawe arabizi ko mwubaha ariko mbabarire musabye imbabazi mbikuye ku mutima. namukoreye ikosa rimwe mu myaka tumaranye. ko kantu k'ikosa rimwe no muri video warakavugaga ati ikosa rimwe sinzi niba ubyibuka video ariko urayibuka kuko ni waravugaga ikosa rimwe bivuze ngo ubusanzwe nta rindi kosa wagiraga. nkora akazi kanjye nkataha aha mu rugo kembere ko nanca ku kazi beto gatahana so musabye imbabazi abanyarwanda bakutse umutima ku byambayeho ariko bambabarire. hagati aho musabiye imbabazi nabo yakomerekeje bitagenze neza bamfashe mu izina rya buri wese avuga uti musabiye imbabazi pe unyumva. yego ababifataga nkaho
muhohoterwa, abagabo nyine mufite icyo kibazo cy'uko muhohoterwa ntimuvuge, ushingiye kuri ibyo byabaye no ku byagiye bivugwa muri izo mesaje zose zagiye ziza mu makomenti, buri wese azana igitekerezo cye, cyane cyane bishingiye ku mugore n'umugabo bari kurwana ku karubanda, mesaje cyangwa se ubutumwa wahereza yaba umusore witegura gushaka umugore cyangwa se witegura kubaka urugo rwe, cyangwa se umusore utewe ubwoba no kujya mu rugo bijyanye n'ibivugwa mu rushako, ikintu we wamubwira nkawe nyir'ubwite wenda ufite ikintu cyakubayeho aka kanya bikaba guca ku mateleviziyo, ku maradiyo hose bari gutanga izo ngero. Kino nababwira rero, nta bintu biba bidafite impamvu, gusa ntabwo impamvu zihura. Niwumva ngo umuntu wenda nko ku rugero kuri njye kibyambayeho mvuye aho nababwiye mbere, undi bishobora kuba ari ibintu bimurimo yanabigambiriye akavuga uti uyu munsi ndumva ibi ngomba kubikora, undi bikaba byaba biturutse ku businzi kuko yidoroze birengeje ukwemera, agakora ibyo atatekereje. Noneho rero yo ibintu bibaye nta kintu wanyweye ari ukuvuga ngo wasesaguye, hari aho nshobora kumva ko nko ku giti cyanjye nshobora kumva ko nta hohoterwa ryajemo, kuko habasa wenda nk'ibintu byo gukeburana, kuvuga nka kano kantu yenda ku giti cyanjye katabaho, nari gutaha ejo nkavuga uti reka njye kugaruza, ariko aka kantu kampaye isomo. Nararyamye ntabwo nasinziriye, nararyamye ndatekereza ndibaza se amafaranga nkorera ukwezi kose nyakoresheje mu minota 5, nyuma y'ibyo byose barankubise, nyuma yo kunkubita ndasebye, yego wayimi mu mutima wanjye nta muntu ngejeje inama, ariko igisubizo ndagifite kindimo, ibyambayeho ntabwo bizongera kuba, kuko ubu nawe tujya tubiganiraho nko muri ino minsi 2 arambaza ariko ibintu wakoze uzongera kubikora, umwana ntabwo nzongera kubikora, nkamubwira ati ariko nawe wari kuza ukamfata akaboko tugataha. Hakoze ubwo hose harimo kwikunda, urumva wakoze amakosa, umuntu aza nagufata akaboko, urumva koko wenda nubwo tutashyigikira ibyo yakoze, ariko umujinya we ntiwabura. Ntabwo umujinya ari kubura pe, gusa ntabwo muveba, namusabye imbabazi cyane mbikuye ku mutima. Ese hari abanyarwanda banagize amatsiko baravuga bati n'ubusanzwe yarasanzwe agukubita, wenda nuko birari byagiye ku karubanda, ariko bira no mu rugo ntago wamubwira nk'umugabo ngo akumve. Yakunkubita bwo ntabwo byakunda pe, ntabwo ajya nkubita. Yego ajya nkubita, ko mbona nta kintu twahuramo twarwaniramo, ko ntabwo dukorana. Amafaranga nkorera abayazi rimwe na rimwe aca kuri akawunti ye, so nta kindi kintu twahuriramo dushobora nta kintu twashwaniramo. Hari ubutumwa bwagiye hanze n'umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa polisi wungirije mu mujyi wa Kigali, avuga ati ikibazo baragikurikiranye, bifurizaga ko umugore nawe afungwa kugira ngo nawe umugabo ahabwe ubutabera, ko umugabo bahohoterwa ntibahabwe ubutabera. Avuga ati twaragikurikiranye, twamenye aho byabereye, twamenye n'ababikoze. Hari byaba byarakugezeho wenda bagusaba ko ufungisha umugore wawe, cyangwa se bakubwira bati nawe nafunge kuko yakubangamiye cyangwa se yaguhohoteye? Abantu benshi barabimbwiye, bambwira ko ntubatse, kuko batari bazi intangiriro, nkatuza nkabumva, ariko ikosa 99% ninjye. So ubwo 1% niwe kuko yabikoreye public bidakwiriye, indi yaza kubikorera mu rugo twari kugira ukundi kuntu tubigenza, nkanamusobanura ariko n'ubundi yabikoze adafite ukuri, bukeye n'ubundi mubwiza ukuri namwe ibintu byagenze gutya, tugomba gufata umwanzuro,
ntabwo amafaranga 150 yatuma usenya urugo, kuko uyu munsi dushobora kugabana ejo uyu mwana wacu akazasanga ari mu muhanda ari kugenda asabiriza, kandi twari dufite ibyo gutunga umwana wacu. uyu munsi dushobora gusenya n'ibyo, ejo ukazampamagara ngo ngo ibyo gutunga umwana kandi twarashenye ku mugaragaro, twari dufite uburyo bwo kumutunga. Ndavuga ati ibintu ni bitanu, abantu barambwira ngo nsenye batazi ikosa nakoze, just urabishaka tubikore. Yararize arira, kandi wirira mbwira dusenye niko bishaka. Ngati oya, none ubwo igikurikiyeho n'iki, akira iyakire nyine abantu batuvuge nta kundi. Ciye rimwe narasohotse ku isabato ndeba uburyo ndi buzamuka umuhanda wose ngo njye ku kazi, ndavuga ariko biragoye. Nsamutse mbona abantu bari kundana, ndavuga reka nshaka n'agahanda ko hirya gutya. Usigaye ugenda wihishe. Byararangiye, nta rugaruriro. Ubu nyine umaze kwiyakira. Kwiyakira niyo mpamvu ndi hano, ngomba abatazi uko byagenze bamenye ukuri. So uko umunsi wa mbere bwo kujya ku kazi byarangoye, narazamutse banavuga ati cyangwa bikunda ni wa mutipe ni Damascene, uyu ni we tu. Niyo nyine kwasuhuza bikanga, ndabona ko nta mpamvu. Naragiye nkora akazi, ndataha nimugoroba, abantu bagenda bavuga ati cyakora we ibintu byari bikwiye pe, ukubita uhagaze nk'igiti. Ababwira uti mwabajene mwe ushaka kugera kuragendana n'abandi. Uwo mwe bashaka ko bakubita ugasubiza. Bashaka ariko babyumvaga, mwakambwira uti ntabwo byakunda, buriya wagombaga kugira icyo ukora. Manise ushaka ko nkora iki, cyo ni nakoze nagikoze kare, ngo nkora iki kindi cya kabiri. Yego, we wishijije amakosa uravuga ati nta kintu. Urugo narusahuye. Cya kabiri n'uwari kuzarukorera ejo nawe birangire mukubiza urushye, ejo ajye mu kazi atumva. Kugira ngo nangize byinshi, reka nangize bimwe, menye n'uburyo nzabikavaringa ibyangiritse. Ariko hagati aho mumbabarire pe. Yego, icyiza wakoze nuko utasubije umugore wawe, kubera ko nkuko twabivuze ikosa ntabwo rikosorwa irindi. Yaba n'umugore wawe tuganira yaricujije, aravuga ati nyine ni ibyago kandi bigiye kuza ntibiteguza, n'amakosa arimo rwose ndanayasabira imbabazi, n'abanyarwanda mbasaba imbabazi kubw'ibyo nakoze, nanjye ntewe isoni nabyo. Wumva ko yemera amakosa, ariko nawe wemera amakosa. Icyiza nuko mwese mwumva uruhare rwanyu, kandi ikindi cyiza nuko wowe nawe muganira mukumva ibyiza bibabereye nkamwe. Ko abantu nyine babona ibyo bashaka, baganatekereza ibyo bashaka, kuko nyine abatari bari nabo bibiriho bo ubwabo baba batazi n'ibiri gupfa cyangwa se n'ibiri gukira. Ko nkanjye sinari bumenye ngo wenda ngo nuko wari wakoze ayo makosa, ariko nanjye ayo makosa ndayumva kandi nkumva yuko ari amakosa adakwiriye mu muryango. Yaba n'umugore nawe sinari nzi yuko ikimutera ibyo ngibyo ari ibyo ngibyo. So bivuze ngo ikosa rirahari, yaba ku mugabo, nubwo n'umugore tutamushima nawe yakoze amakosa, ariko icyiza nuko mwebwe ubwanyu mwicaye mukanzura yuko mukwiye gukora ibibaboneye cyangwa se bibakwiriye. Nk'abanyarwanda rero babaciriye imanza zitandukanye, kuko batari bazi icyabaye, batari bazi isomo cyangwa se amakosa yabiteye n'imbarutso. Ko no mu Kinyarwanda baca umugani ngo kwica gitera wica ikibimutera. Bivuze ngo wowe uzi cyabiteye. Ari nayo mpamvu asubundi wa mugani uza kuba utakoze ari amakosa akagukubita, wari bumusubize? Ntabwo yari kunkubita, kuko ntaho yo mbabiriya yari ntahagiye, ne kuba nakoze akazi nanatashye kare tugatahana. Numva ntabwo twari guhurira muri high risk. Ntabwo iyo biza ko batari biriya n'ubundi ntabwo yari buzi kwisanga ari kugukubita, ntabwo byari gukunda. So ubutumwa rero wahereza abantu turi gusoza, cyane cyane nk'isomo wakuyemo, ukababwira uti ibi bintu byabaye nakuyemo iri somo, namwe murigendere, yaba abakiri batoya, yaba abo turi mu kigero kimwe, mufite urugo wenda bitameze neza, cyangwa se ikintu runaka cyabaye, mukaba mushaka gusenya urugo rwanyu. Ubutumwa n'isomo, banza here ku isomo nyine wakuyemo, iryo wumva ibi bintu bikubayeho, isomo wabikuyemo, ndetse n'ubutumwa uhereza abanyarwanda abo bose bagiye muri comment bakajya bandika ibyo batekereza bishingiye ku byo babonye.
ikindi cyo kiri busorezeho ni ubutumwa umpera abantu bajya gukina imikino y'amahirwe. isomo rya mbere ngewe ku giti cyanjye ndi kuri pressure yo gushaka gusubiza amafaranga aho nayakuye. Nta pressure nari ndiho, nari ntuje, ariko ubu ndi mideni. Ubundi kuri pressure mvuga uti amafaranga yose ndibone ndayasubiza yari ari kugira ngo akore icyo agombaga gukora. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka gukina imikino y'amahirwe yubatse namubwira uti iyo nzu si yawe pe. Ntabwo ibyo bintu ari byo byawe, byarutwa ukajya muri gym, nimba ukagenda ukajyana 5,000 ukajya muri gym cyangwa ukajya muri sauna, uwo mwanya ukomarera y'ubundi ugataha. Cya gatatu ubwo nasorezaho ku butumwa bw'abantu babonye ibintu byabaye bakabifata uko bitari. ikintu nababwira kimwe cyo biriya bintu mwabonye byari bifite impamvu imwe nayibabwiye haruguru. Gusa icya kabiri nabasabye imbabazi, mwihangane narabatengushye. Uyu mugore mwabonye n'uburakari bwinshi yumvaga ko nakinnye imikino y'amahirwe, nyuma yo gukina imikino y'amahirwe nkabona amafaranga nkayajyana mu kabari. Already narayikinnye ariko nta mafaranga nakuyeyo. Yego. Ubwo rero inama nabwira abantu yaba bubatse yaba tubatse, ntabwo imikino y'amahirwe ntawe nayishishikariza pe. Ntawe nayishishikariza, ntabwo biriya bintu ari iby'urubyiruko. Sinzi niba bafite ba nyirabyo yenda ntabwo mbizi, ariko ntawe nabwira ngo biriya bintu abijyemo. Yego. Gusa mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ntabwo bizongera kubaho kuri njye. Somo nararibonye. Yego. Arakoze, wakoze ku mwanya waduhaye ndetse n'abanyarwanda mwaduteze amatwi muri iki kiganiro. Njye nitwa MC Cadman, twari tubanye muri iki kiganiro kandi nanjye nishimiye kuganira namwe. Mu by'ukuri nagize umutwaro cyangwa se no kwibaza ibibazo byinshi, ko nanjye ndi mu nzira yo kujya mu gushaka urugo, nta mugore ngira nta n'umwana ngira, ariko nkibibona nyine natekereje ibintu byinshi ndibaza se wayi nyine se kuko ni ukuri. So ubwo niganire na banyir'ubwite njye ndasobanukiwe kandi hamya neza ko n'abanyarwanda basobanukiwe, abadukurikiye kuri iyi channel ndetse n'abantu bafashe message uko itari cyangwa se bakufashe ibintu uko bitari. Mu kinyarwanda cyiza nta muntu udakosa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ejo bundi wavuze ati abantu babiri bakosa. Ni gute abantu babiri bananirwa kumvikana nyine bagahitamo umwanzuro wo gutandukana? Ati gukosa mwakosa, atari ikiba gikwiriye no kukicara mukaganira ku bintu. Yabiganiriyeho mu minsi yashize, ngira ngo abantu benshi barayibonye iyo message. Ati nuko mwicara mwebwe ubwanyu mukavuga muti nakosheje, nakoze amakosa ariko mbabarira. Kandi nawe wabona ko wakoze amakosa nyine ukemera amakosa wakoze, ubuzima bugakomeza. Ikindi abantu bakunda kugira inama abantu ko igihe umugore n'umugabo bari gushwana cyangwa se igihe umuryango uri gushwana, byakabaye byiza bashwaniye mu cyumba kugira ngo bitajya ku karubanda, kuko iyo bigeze ku karubanda umuntu afata message itari. Rero ni byiza ubwo mubishyizeho umucyo, abanyarwanda bagiye gusobanukirwa uko byabaye n'uko bimeze, kandi tunabashimira. Mwakoze cyane, yaba abanyarwanda mwadukurikiye, mukore subscribe, mushyiremo comment iziri positive, ariko niba ufite na comment iri negative banza wumve ikiganiro cyose. Hari ukuntu umuntu aza agashera ku gace agahita ajyamo atanga igitekerezo kitajyanye n'ibyo twavuzeho. Wumva ikiganiro cyose, wumva uko kimeze, wumva ba nyir'ubwite bivugira situation uko yagenze, hanyuma niba ushyiraho comment tubaka iyo rwose ntabwo tuyikeneye. Natwe ntabwo turi gukora ibi ngibi kugira ngo tubikore kutubaka, kuko twaganiriye no mu mama, binarangiye tuganiriye no mu papa kugira ngo tumenye uruhande rwombi. Ntabwo twaje hano kugira ngo dukore ibyo gutwika, ahubwo ni gutwika barabitubujije kongera kubikoresha, cyangwa se ibyo gushyushya abantu. Ahubwo turi hano kugira ngo dushyireho umucyo, kandi n'abantu muri byumve. Nize neza ko biri bubafashe bikagira amasomo bibasigira. Imana ibaho umugisha rero, kaduhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Bye.